Ubwami bwa Roma ni bumwe mu bwami bukomeye bwigeze bubaho mu mateka y'isi. Gusa kugira ngo ubwami bukomere biba bisaba ko buba bufite abayobozi cyangwa abami bakomeye babuyobora. Kugira abami b'ibihangage ni kimwe mu byatumye Roma iba ubwami bukomeye mu mateka y'isi. Umwe muri abo ni Julius Caesar, umwe mu bagabo bari abahanga mu bijyanye n'urugamba ndetse no kuyobora. Ariko se ni iki cyatumye Julius Caesar wari warubatse akanateza imbere ubwami bwa Roma apfa urupfu rw'agashinyaguro agambaniwe n'abantu yizeraga mu buzima bwe? Ibyo byose nibyo tugiye gusobanura mu buryo bwimbitse akantu ku kandi. Ikaze nk'ibisanzwe. Julius Caesar yavutse ku itariki 12 Ukuboza mu mwaka w'100 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, avukira i Roma. Akaba yaravukiye mu muryango w'abapatrician, akaba ari umuryango cyangwa nk'icyiciro cyari kirimo abayobozi, abasirikare ndetse n'abandi bantu bari bakomeye, ariko bari banafite ubutunzi bakize cyane kandi bafite n'izina rikomeye. Uwo muryango akaba ariwo Julius Caesar yavukagamo. Gusa i Roma habagaho ikindi cyiciro cyitwaga plebeian, aricyo cyiciro bashyiragamo abaturage basanzwe ndetse na rubanda rugufi. Se wa Julius Caesar umubyara yitwaga Gaius Julius Caesar Senior, akaba yari umugabo wari ufite umwanya n'izina rikomeye mu buyobozi bwa Repubulika y'i Roma ndetse no mu gisirikare cy'i Roma. Mu gihe nyina umubyara yitwaga Aurelia Cotta, akaba yari umugore ukomeye w'umunyabwenge kandi wari wubashywe akanagira ijwi rikomeye muri Repubulika y'i Roma. Uyu muryango wa Julius Caesar wavugaga ko ukomoka ku mana ya kera yitwaga Venus, ariyo mpamvu biyumvaga nk'abantu b'icyubahiro. Mu bwana bwa Kayizari yahawe uburere bwiza cyane, harimo ko yigishijwe gusoma, kwandika no kuvuga neza, ndetse aniga n'amategeko n'umuco wa Roma, ndetse anigishwa kuba umuyobozi n'umusirikare. Ibi byose nyina Aurelia niwe wabigizemo uruhare runini mu kumutoza imyitwarire n'imitekerereze myiza. Gusa ubuto bwe ntibwari bworoshye ku ruhande rumwe, kuko se yaje gupfa ubwo Kayizari yari akiri muto afite imyaka 16, kandi icyo gihe Roma yari iri mu mvururu za politike n'intambara z'imbere mu gihugu. Ikindi kibazo yaje guhura nacyo ni uko hari umuyobozi w'umunyagitugu witwaga Lucius Cornelius Sulla washakaga kwica Kayizari kubera impamvu zarimo ko Kayizari yari afitanye isano n'abanzi ba Sulla, hakaza ko Kayizari yanze gutandukana n'umugore we, ndetse ko Sulla yabonaga Kayizari ari urubyiruko rushobora kuzamuteza akaga n'ibibazo mu gihe kizaza. Ibyo nibyo byatumye Kayizari afata icyemezo cyo guhunga by'agateganyo, kuko yari ari gushakishwa n'abantu ba Sulla. Gusa ahunga yahungiye mu turere two mu Butaliyani no mu burengerazuba bwa Aziya no cyane cyane hafi y'inkengero z'inyanja ya Mediterane. Nyuma yo kuva mu buhungiro agarutse mu buzima busanzwe, ubwo Sulla yari amaze gupfa mu mwaka wa 78 mbere ya Yesu, yahise ajya kwiga no gukora nk'umunyamategeko, atangira no kumenyekana kubera ubuhanga bwo kuvuga neza. Nyuma yaho yaje kujya mu gisirikare cya Roma, atangira kwerekana ubuhanga buhambaye ku rugamba ndetse no kuyobora abasirikare neza. Ibi ari byo byamufashije gutangira inzira yo kuba umuyobozi ukomeye. Gusa zimwe mu ntambara za mbere yarwanye harimo nk'iyo yarwanye n'abanzi ba Roma ubwo yarwanyaga abambuzi n'abagizi ba nabi mu nyanja ya Mediterane. Kuva ubwo yahise ahabwa inshingano zo kuyobora ingabo. Nyuma yahaza guhabwa civic crown, akaba ari ikamba ry'icyubahiro ku mukiza w'abanyaroma. Julius Caesar yatangiriye mu bikorwa bya politike by'umwihariko mu gihe yari ari muri Sena. Mu mwaka wa 68 mbere ya Yesu, Julius Caesar nibwo yatorewe kuba umuyobozi w'ubuyobozi bwa Spanya. Iyi akaba ariyo yari intangiriro y'urugendo rwe rw'ubutegetsi bw'ikirenga. Mu mwaka wa 59 mbere ya Yesu, Julius Caesar yaje gutsindira umwanya wa konsila, akaba yari umwe mu myanya yari ikomeye mu gihugu cya Roma. Aha akaba ariho yatangiriye kugirira ububasha bukomeye cyane mu butegetsi bwa Roma. Ikindi kintu cyamufashije kugenda agira ububasha bukomeye cyane ni icyitwa First Triumvirate, akaba yari ubwumvikane bw'ibanga bwari hagati y'abagabo batatu bari bakomeye cyane i Roma. Akaba yari amasezerano yo gufatanya kuyobora Roma mu ibanga. Abo bagabo batatu bari Julius Caesar, Marcus Licinius Crassus ndetse na Pompey the Great. Impamvu abagabo bashyize hamwe ni uko buri wese yari afite ikibazo cye bwite, nk'aho Julius Caesar we yashakaga kugira ububasha buri hejuru muri politike,
mu gihe Pompey the Great we yari intwari y'urugamba ariko batamuhaga agaciro uko bikwiye, naho Crassus we yari umukire cyane ariko adafite icyubahiro gikomeye nk'icy'abandi. Nibwo baje guhuriza hamwe ngo bafatanye kugira ngo buri wese azabashe kugera ku cyo yifuza. Babanje kumvikana ko bazashyigikirana mu matora ya politike, bazirinda kurwanya hagati yabo mu nteko ndetse bazagabana ububasha mu gihugu. Gusa byarangiye amasezerano ari Julius Caesar uyungukiyemo cyane kuko yaje kuba konsila anatangira kuzamuka cyane kurusha abandi. Icyateye amasezerano kurangira nuko nyuma y'igihe Crassus yaje gupfira mu ntambara, Pompey na Caesar batangira kurushanwa kugira ububasha ndetse n'ubwumvikane burasenyuka. Ibi byaje gutuma Pompey na Caesar barwana bitera intambara ikomeye muri Roma. Nyuma y'isenyuka ry'aya masezerano, Pompey yatangiye gutinya Caesar kuko yabonaga arimo gukura cyane mu bubasha. Nibwo inama ya Roma ya Sena yagize Pompey umuyobozi wo kurwanya Caesar, maze bategeka Caesar gusubiza ingabo ze inyuma no kureka ubutegetsi, maze Caesar arabyanga. Caesar ze n'ingabo yari afite mu majyaruguru y'Ubutaliyane nibwo yazifashe bajya ku mugezi witwa Rubicon. Bamaze kuwambuka nibwo Julius Caesar yaje kubavugira ijambo rizwi cyane ari ryo Aleia Iacta Est, cyangwa bishatse gusobanura ngo urupfu ni umuvumo, cyangwa byari bishatse kuvuga ko umwanzuro wafashwe. Ibi byari nko gutangaza intambara kuri Roma. Mu mwaka wa 49 mbere ya Yesu, Caesar nibwo yinjiye i Roma n'ingabo ze, maze Pompey ahita ahungira mu Bugiriki kugira ngo ajye kuhakorera igisirikare gikomeye, ariko i Roma ho impande zombi zahise zitangira kurwana. Mu mwaka wa 48 mbere ya Yesu haje kuba intambara ikomeye yitwa Battle of Pharsalus. Akaba yari intambara yari hagati y'ingabo za Julius Caesar n'iza Pompey, ariko byaje kurangira Julius Caesar ari utsinze uru rugamba, bituma Pompey ahita ahungira mu Misiri, ari naho yaje kwicirwa ubwo yari ariyo. Nyuma Julius Caesar yaje kujya mu Misiri asanga Pompey yarapfuye. Nyuma y'iyi tsinzi, Julius Caesar yahise aba umuyobozi w'ikirenga muri Roma, atangira guhindura amategeko ya Roma, anaba umuntu ufite ububasha burenze ubw'abandi. Mu mwaka wa 46 mbere ya Yesu, Julius Caesar nibwo yagarutse mu gihugu cye cya Roma, atangira gushyiraho ingamba nshya. Nibwo yahise ashyiraho amategeko mashya ndetse anakora ishyirahamwe rishya mu nzego z'ubuyobozi. Icyo gihe nibwo yashyizeho gahunda y'imisoro, agabanya imyenda abantu benshi bari bafite, atanga ubutaka ku basirikare b'intwari, afasha abakene kubona ubuzima bwiza ndetse anagabanya ububasha bwa Sena. Muri icyo gihe ni nabwo yashyizeho icyo bita Julian Calendar cyangwa kalendari ya Julius, ikaba yaraje isimbura yari isanzwe. Kandi iyi Julian Calendar niyo tugikoresha kugeza na n'ubu. Gusa kimwe mu bintu byagize Julius Caesar umuntu ukomeye ni intambara ya Gaudi, ubu ni mu gihugu cy'Ubufaransa, ikaba yarabaye ahagana mu mwaka wa 58 mbere ya Yesu kugeza mu mwaka wa 50 mbere ya Yesu. Zimwe mu mpamvu zatumye ashaka gutera agafata na Gaudi hari harimo gushaka icyubahiro n'ububasha, hakaza ko Roma yashakaga umutekano kuko imiryango y'Abagalati yakunze gutera Roma, niyo mpamvu Roma yashakaga kurinda imipaka yayo, hakaba na politiki ya Roma kuko abayobozi bamwohereje muri Gaudi ngo arinde inyungu za Roma. Mu mwaka wa 52 mbere ya Yesu nibwo imiryango ya Helvete yagerageje gutera uturere twa Roma, gusa Julius Caesar aza guhagarika ibyo bitero arabitsinda. Nyuma yaho yongeye kurwana n'imiryango y'Abagauri, harimo abarwanyi b'Abagalati ndetse n'umuyobozi wabo wari ukomeye cyane witwaga Vercingetorix. Bakaba baraje kurwanira ahitwa Alesia. Nibwo Julius Caesar yaje gufunga umujyi akoresheje uburyo bwo kuwukogota, birangira uyu muyobozi aje gutsinda. Mu mwaka wa 50 mbere ya Yesu, Gauri yose yahise iba iya Roma, maze Vercingetorix nibwo yaje gufatwa n'imbohe bamujyana i Roma, ariho yaje kumara imyaka myinshi ari imfungwa. Gusa mu mwaka wa 46 mbere ya Yesu nibwo yaje kwicwa. Julius Caesar nubwo yari amaze kuba umuyobozi ufite ububasha n'imbaraga zikomeye muri Roma,
ariko abantu benshi mu bayobozi ntabwo bari bamwishimiye, aribyo byatumye ku itariki ya 15 Werurwe mu mwaka wa 44 mbere ya Yesu abayobozi barateguye uburyo bwo kwica Julius Caesar. Uwo munsi bamwiciyeho witwaga Ides of March, akaba yariciwe mu cyumba cy'inama y'inteko nkuru ya Roma ariyo Sena. Gusa hari zimwe mu mpamvu zigaragazwa zatumye abasenateri bagambirira kwica Julius Caesar, harimo ko abasenateri benshi bari batangiye gutinya Julius Caesar kubera ubutegetsi bukabije, kuko yari amaze kwiyita umuyobozi w'iteka. Ibi nibyo byaje gutera ubwoba abasenateri bari bamenyereye ko ubutegetsi bwa Roma busaranganywa. Indi mpamvu ni uko yashakaga kuba umwami kandi ari ibintu abanyaroma bangaga kuva kera. Hakaza ko hari ishyari rya politike kuko abasenateri bumvaga Julius Caesar abafatira ibyemezo byose akabima ijambo. Hakaza nuko Julius Caesar yashakaga gusubizaho ingoma ya cyami agakuraho repubulika yari iriho. Gusa mbere y'uko Julius Caesar bamwica yari yaburiwe n'abantu benshi bamubwira ko bamufitiye umugambi wo kumwica, ndetse n'umugore we Carpunia yamusabye kutajya muri iyo nama uwo munsi kubera inzozi mbi yari yarose, ariko Julius Caesar ntiyabyitayeho. Nibwo yagiye mu cyumba cy'inteko ya Sena aho abamugambaniye bari bamutegerereje. Nibwo umwe mu basenateri yamwegera ameze nk'ushaka umusaba imbabazi, ahita amufata, abandi baraza bahita bamugota maze batangira kumutera ibyuma umwe ku wundi. Bivugwa ko yatewe ibyuma inshuro zirenga 37. Kayizari ajya gupfa nibwo yabonye mu bamuteye ibyuma abonamo inshuti ye magara yitwaga Brutus, aribwo yavuze ijambo rya nyuma ririmo agahinda kenshi ati "Eti Brute", bisobanuye ngo nawe Brutus. Yabivuze ababaye cyane kuko yabonye inshuti ye iri mu bamugambaniye. Bamaze kumutera ibyuma yaguye hasi maze ahita apfa. Gusa uwo mugambi wari wateguwe n'itsinda ry'abasenateri bagera kuri 60, ariko abari bawuyoboye bari Cassius na Brutus, abantu Julius Caesar yafataga nk'inshuti ze magara. Nyuma y'urupfu rwa Julius Caesar habaye ibintu bikomeye kuko hahise haba intambara z'imbere mu gihugu, aho abishe Julius Caesar batangiye guhangana n'abari bamushyigikiye. Nyuma y'igihe gito nibwo Augustus wari umwuzukuru wa Julius Caesar yahise afata ubutegetsi maze Rome ihita ihinduka ubwami. Uyu mwami Augustus ubundi amazina ye bwite ni Octavian, akaba yari umwuzukuru ariko akaba n'umuhungu wadopswe na Julius Caesar. Uyu niwe Julius Caesar yasize nk'umuragwa we mukuru. Mu mwaka wa 27 mbere ya Yesu nibwo yaje guhabwa izina rya Augustus, akaba ari nawe wahise aba umwami wa mbere w'ubwami bwa Roma. Akijyaho yahise arangiza intambara zari ziri imbere mu gihugu, ahita atangiza igihe cy'amahoro yise Pax Romana, akaba yaranubakiye Roma ubuyobozi bukomeye bwamaze imyaka myinshi. Julius Caesar ni umwe mu bayobozi babayeho basize ibigwi bikomeye ku isi ndetse n'umurage ku gihugu cya Roma. Nshimiye abantu mwese twabanye kugeza ku musozo w'iki kiganiro, n'iby'agaciro bibutsa gukanda subscribe, gutanga ibitekerezo byanyu muri comment, gukanda like no gusharinga ku bantu benshi. Naho ubutaha, Imana ibarinde.